menyereye abandi pera ubwo ndi haba ngabongera akavura imbega cye pasi ukunda mu izina rya Yesu amen ndakumva gitari nahaje ngo babwira aya magambo Imana ibitita abagabo yisigarije bari mu mwuka w'Imana Imana ibahumugisha nasanze umwuka w'Imana akorera muri mwebwe ati yo haleluya munyagagezi mubwira ngo Imana igiye kutwagurira imbago kandi irafata n'umukwabo saba abantu baraharira Imana igiye kutwagurira imbago kandi no mu kwabo haragenderamo Imana irafatamo haleluya uwambere nayireza kubera ko ari umushitsi uwanyuma aramuhari kandi umushitsi ni ugomba guhabwa ibintu nyinshi kuko we uwa kabiri we nuwahana wake ariko muze kwigabana ndabizi ko nabavuga ubutumwa beza kandi uwambere nawe iyasika uwanyuma yirebe ariyakoresha kubera ko dufite kubonana n'abantu kandi twatangiye dukereje abantu bashobora kurambirwa bakagenda karibu cyane Yesu ashimwe cyane uwaje nivuze nitwa Bosco ay'abagabo hanyuma mu rugo ni hari Rwamagana nsengera mu itorero rya DPR paruwasi ya Rwikubo ku mudugudu wa Kigabiro dushimiye Imana dushimira n'abashumba baduhaye umwanya imigisha y'Imana babeho mu izina rya Yesu tugiye gutema dukokora abikorezi bo barahari no gutema dukokora abikorezi barahari fate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli nshimiye Imana ko nashanze abashumba bari mu bihe byo gusenga nanjye nibyo ndimo ntabwo ndi bujye kure yabyo ni ibice 11 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo w'icyenda igitabo cya mbere cya Samweli cyangwa se Samweli wa mbere nk'uko mubivuga ni igice cya 11 murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu dusimbuke dusome n'uw'icyenda haravuze ngo hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agerereza n'ahateganye n'Yabeshi Galiyadi abiyabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tugukorere Nahashi umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana bihindura igitutsi ku Bisirayeli bose abakuru b'Yabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 nagiye gufasha mbere umuntu ikiganza mubwira ngo nibadutize iminsi 7 yonyine birigongora ariko ndaje ndavuga abakuru b'Yabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigende mu gihugu cya Isirayeli cyose nuko ntiharamuka avuze uwo kudutabara tuzagusanga dusimbuke dusome umurongo w'icyenda umurongo w'icyenda uravuze ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwire abiyabeshi Galiyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa nuko abiyabeshi baranezerwa twikirize ngo amen amen ni ijambo tugiye kuganiraho mu izina rya Yesu amen tuvuge ngo amen hanyuma hari akazina bajya bakunda kunyita iri zina naryiswe n'abantu kubera kubwiriza ni akazina ka Biratogoto rero muze kumfasha nimubona bitogose mwihangane ndabona mwebwe muri mwituze twebwe iyo tugeze muri ibi bintu by'Imana tugarurizamo kuko twabonye agakiza tugakeneye tuvuge ngo amen hanyuma sinzi niba abashumba bari bunyemerere nibura nkanigira naho haleluya abandi gusoza iminota bampaye mutakunze ndabizi
yishakamo we ubwe. Bibutse abagabo babiri bigize biyumva bibi n'abandi uwitwa Petero na Yohana. Bibiliya iravuga ngo ibi bihe ntabwo byabemeje kujya Kanyari nta nubwo byababwiye kujya Samatare mu butayu. Jambo riravuga ngo ibi bihe byabemeje kujya ku irembo ryitwa ryiza. Jambo rirambwira ngo hari ikirema cyari cyamaze igihe kirekire. Wibigabanya papa wibigabanya nakoresha umwuka pe. Haleluya. Biravuga ngo iki kirema cyari cyamaze igihe kirekire gisabiriza hanyuma ngo bahagere. Bibiliya iravuga ngo kirabasaba barakibwira ngo tureba nta feza nta n'izahabu ariko hari Imana ikorera muri twebwe igendana natwe ivugana natwe ikora. Menyereye abandi kwera ubwo ndihanga. Menyereye abandi kwera ubwo ndihanga. Ngabongera bakavura imbere gake pasi ukundana mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Barakibwira ngo ifeza n'izahabu ibyo n'ubu dushakiraho rwose ariko hari Imana igendera muri twe. Hari Imana yavuganye natwe itaryama idahunikira idasinzira ihora iri maso. Barakibwira ngo wowe udutumbire gusa. Wagenda tukavuga ngo amen na haleluya. Ngo ndabwiriza urara sinongera kuhareba reka da kanyite kuri mwebwe numva mugeze mu kirere. Ko narangije kumenya mushumba iyo turi imbere y'iteraniro tuba turi imbere y'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icyiciro ugiye kubwira ibintu bakurusha mwene abo ngabo mbega uvuga bari kwanariza bakureba bakurura se. Icyiciro cya kabiri iki cyo ndagitinya ni icyiciro mu binganya. Iyo uri mu bivuga baba bashunana inzara gusenga niba bahari bavuga ngo biriya twakabikoze ngo natwe ngo turashoboye. Icyiciro cya gatatu iki cyo nyikunda kubi ni icyiciro birusha. Iyo uri mu bivuga bo bumva ikidendezi cyihindurije kare ujya gutera haleluya bavuye uzabirebe kandi batabarwa mbere y'abandi kubera nta kintu baba bitaye. Rero mumfashe amen mumfashe. Iki kirema ngo kirabatumbira barakibwira ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti haguruka. Bibiliya ivuga birava ngo uwo mwanya ibirenge bye birakomera ngo n'ubupapa bari bwe burakomera. Imana ize kumbabarira ubupapa bari bwawe bukomereye muri karitsiye aho utuye ahandi byari tanga baduteye haleluya. Yavuze ko umubaranzi kere iwacu rurafunze. Wewe urafunze ndimo ndagaruriza. Bigira umuntu bibangamira nahageze. Karame mwa. Narivuze ngo ubupapa bari bukomerera hano muri Kanombe bukomerera aho bavugiye ko bitazakunda aho ngaho bihenderere. Ndabibwira abatwazanye ngo ndabizi turakundana ubwo mwene mutabibwirana mumbwirira uwo muntu kandi uri guhanura. Reka nkubwire niba utari n'umuhanuzi ndakubwira ingingo ikurengera itumuhanura. Umuririmbyi wa 28 mu Gakiza yageze ku gitero cya gatatu aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware aravuga ngo dufite n'uburyo. Wavuze gusenga ndabyumva cyane. Turazihagarika mu izina ryane rya Yesu. Icyama nkabonamo nka babiri babyize. Pawulo yandikira Abakorinto yarababwiye ngo tujya dufata ibitekerezwa byabo. None baravuga dusengera inama ukuntu umuntu bimurora yidegembye nyine nta kibazo rwose. Aho dusenga tutabariza abacu ukabona umuntu ntabyitayeho. Musige mureke duhuze umutima. Duhuze umutima dufate biriya bitekerezwa byabo niturangiza tubizamure tugende tubigomororere Kristo tumubwire ngo Irani na Musa hirya ngo bimeze na gerayo. Uretse ko umuntu avuga ibintu abantu ntibumve ubu ntibibabaje. Niba koko mwasengaga muzuye izi ntebe
mukaba muri abantu ndeba gutya nkabona nababara ni mu masegonda ibintu ntabwo bibabaje ubwo ntabwo twahuza umutima tugatabariza abacu muzi ko Petero yasohowe muri gereza n'amasengesho y'abitorero ikibazo dufite ntabwo tukigira abitorero tugira ab'idini narimbuze nguhereye none ububombambari bwawe bukomerere mu bakurwanya ububombambari bwawe batakwifuriza neza Imana yiguhe bahari bareba mbwirira umuntu mwegeranye mufashe ku kiganza neza umuhanurire nanjye mukanya mwari muri kumbwira ngo mpoberane mumbwirire ngo ihanganira ahantu wasebeye aho hantu niho Imana ije kugutabarira bagenda ubihorere wowe usigare urindire icyo Imana yavuganye na Bibiliya iravuze mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 11 ku murongo wa mbere hanyuma biravuze ngo nahaje Mwamoni ngo arazamuka agerereza ahateganye n'iya Peshigariya hanyuma Imana ize kumfasha mu isengesho ngiye gusenga mbonemo abantu babiri banshyigikira turitumbike ko hanyuma iyo dusomye amateka dusanga iki cyari igihe Abisirayeli bari bariho batagira umwami ubwabo biyobora hanyuma byihutisha kugira ngo ntabwo umwami igihe bari bariho rero badafite umwami Bibiliya ivuga iki hanyuma Abisirayeli ngo baragenda basanga uyu mwami Nahani nasomye ibyanditswe nta muntu wagiraga umugome kurenza uyu mwami Nahani wakoze Mana mfasha basi ntabwo nzi kuririmba njyewe mu bintu Imana yampaye ntabwo izo mpano zirimo mwerera nibura akakaririmbo nungasoza ndagusaba umugisha inyuma yawe hari ingabo zishinzwe ndakubitaho rimwe gusa bitavuga iki cyane twe dusenga kugira ngo babere muyobozi muremera mbanogora amaso nanjye mbabazi ko atabasabye iby'ibumoso n'ubwo iby'iburyo aribyo bare
ibyo by'amaso gusa. Cya kabiri ni ukugira ngo mwebwe mw'Abayisiraheli mwe mugirwe igiti, mu yandi magambo amasezerano mwahawe apfa ubusa. Ndakumva Mana, ndakumva gitare. Nahashi ngo babwire aya magambo, Imana ibifite abagabo yisigarije bari mu mwuka w'Imana. Imana ibaha umugisha. Nasanze umwuka w'Imana akorera muri mwebwe. Ati yo haleluya. Munyeganyezi mubwira ngo Imana igiye kutwagurira imbago kandi irafata n'umukwabo. Saba abantu baraharira. Imana igiye kutwagurira imbago kandi n'umukwabo haragenderamo. Imana irafatamo. Haleluya. Kugira ngo mwebwe mw'Abayisiraheli mwe si ukubanogora amaso gusa, kugira ngo mugirweho n'igitutsi. Harimo abagabo Imana yishigarije mu mwuka bagisenga bigakunda, bagihamagara ikabumva ikabitaba. Babwira Nahashi, baramubwira bati mwami Nahashi tuza twizanye, ariko reka twubahe amavuta ya cyane, none twemerere twebwe udutize iminsi 7 kugira ngo tujye mu gihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zo. Nuko ntiyaramukwabuze uwo kudutabarana aha tuzagusanga ayo maso ya nogo. Reka mbabwire, ndagira ngo mpanurire buri muntu muri iyi minsi 7 akira ubutabazi. Muri iyi minsi 7 arimo kwakira. Muri 7 turakira ya migisha wahoze utubwira. Muri 7 haleluya, haleluya. Basi dukundane umunota umwe. Jana umbura narivuze ngo muri 7 urahura n'akazi utegereje. Muri 7 Imana irabohora imigisha. Muri 7 urinjira mu masezerano. Ntabwo bari baza, reka manure. Haleluya, haleluya. Amaso yawe arabona ibyo atabonaga, amatwi yawe araza kumva ibyo atumva. Uhereza ukuboko mubwira ngo muri 7 bakwitege. Muri 7 batwitege. Bari bazi ko bagiye kutugiraho ububasha, ariko muri aya materaniro yo kuri iki cyumweru ibintu birahindutse mw'ababyeyi mwe, ibintu birahindutse mw'abagabo mwe, ibintu birahindutse mw'abakobwa n'abasore mwe. Byigeze bihinduka ku Bayuda. Biravuga ngo itegeko n'iteka ry'umwami ryendaga gusohozwa. Biravuga ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko birahinduka Abayuda bagira ububasha. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ibintu Imana itugabije. Muri 7 bisubiremo. Amaso yawe arabona ibyo atabonaga, ibirenge byawe birinjira aho bitinjiraga, telefone yawe irabona mesaje itajya kwibona. Tanga abandi utere haleluya. Haleluya. Imana yacu imbazwe. Haleluya, haleluya. Mstahili Yesu. Tunakumva Mana yacu.
byanga aramukunda rikata menye ko ari kukuryarya mwoberera umuntu mwegeranye umubwire kandi uri guhanura umubwire ngo ibintu umaze iminsi usengera ubona byaranze muri aya materaniro Imana ibiteyeho amatwi bigiye kukwitaba ibintu wasengeraga byaranze muri aya materaniro Imana igiye kubiteraho amatwi ibi bintu bigiye kukwitaba ibi bintu birakwitaba abantu batemera batatemera abantu bavuga batavuga bakurwanya batakurwanya muri irindwi Imana ibiteraho amatwi banaje bareba abatacyumvishe reka ntibumvishe iyi Mana dukorera yigeze igenda isanga umukungugu ibwira umukungugu irabwira ngo wa mukungugu we ngukeneye n'inda izinda zivamo ibwira inda irazibwira ngo mwandamwe mutonde umurongo mwese mbabone mu makuvurure kwa Farawo iyavuganye n'inda ivuganye n'akazi kawe iyavuganye n'ibiceri nicaye hano ngiye kubona mbona aranyandikiye wowe umuntu wizeranye nanjye ukiva muri aya materaniro bisubiremo bwa gatatu amaso yawe aratangira kubona ibyo atabonaga amatwi yawe arumva ibyo atumva ibirenge byawe birinjira aho bitigeze byinjira si ibyo gusa na diporome yawe tuvuge ngo amen irutse kubwira Kuro iramubwira ngo yewe Kuro uwo nimikishije amavuta kazozi byanahashe ntiba iminota sigaranye nk'ibiri tuvuge ngo amen Amen. nimunyitabe muvuge ngo amen ubutaha kandi ubutaha ni muririmba nanjye ntabwo nzabafasha kubera ko Amen. Oya turakumva. mwabona no kuri kubituno gake gake tugewe sitarindi mumbashyigikira mu mavuta yawe none ayanjye ni muri gusunika ngo nanjye ntukote birangire tuvuge ngo amen aba bagabo ngo baragenda bajya mu gihugu cya Isirayeli no mu ngabano zacyo zose barapfukama barasenga bahamagara ya yindi mvuga bikaba yategeka Bigagomera n'ukuri. aho yicaye mu ijuru hita ibumva n'ingoga Bibiliya ivuga iki Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya Imana mu bumana bwayo ihita itebereza amaso mu gihugu cya Isiraheli ngo ihita ikubita amaso umugabo bita Sawuli ndafashijwe usiko ishobora no kuyatembereza ku kigahita imubona yicariye muri Amerika ngo imukubite amaso ihitiza itembereza Sawuli mu gihe kitari cyo gutembera Sawuli ngo aratembera ndagira ngo manurire umuntu wese uri muri aya materaniro Sawuli ugomba kugukura mu kibazo wari urimo uhereye nonaha Imana imuteze gutembera kugira ngo wowe muhure
abagabo bari barimo basenga ngo hagere abona abagabo barize bakuye ntako batagize bagize icyuya mwinshi na gusa tuvuge ngo amen mugero nyita muvuge ngo amen Sawuli ngo bagere imbere arababaza ati mwa bagabo mwe n'ubwo bwana murikurizwa n'iki bandi bati turikurizwa n'amagambo na hashi yatubwiye na hashi yatututse sino kudutuka gusa yatubwiye ko ari butunogora amaso y'iburyo ibyo twari kubyihanganira nta kibazo ariko icyatuzanye cyaduteye umubabaro ni uko yatubwiye ngo twebwe abayisiraheli ni ukugira ngo tugirweho igitutsi mu yandi magambo amasezerano twahawe apfa ubusa dusengera Sawuli ahita arabaza ngo hari abandi basigaye ya Beshi Galiyadi abandi bata abagore bariyo n'abana none ko mwabasize twe twari twaje gusenga ku murongo w'icyenda Sawuli ahita arababwira ngo none nimusubire iya Beshi Galiyadi mugende mubabwire ngo ejo ku gasusuruko arababwira ngo nimusubire mugende mubabwire ngo ejo ku gasusuruko muzatabarwa ndagira ngo ukiva hano wakira agasusuruko kawe kavuga kuri aka gasusuruko mushuba aka gasusuruko kaza saa 12 ku nzu wiyubakiye cyangwa uyikodesha uzitegereza urebe umuserebanya uhita wiyiranja umuserebanya ukamanuka ukaza kotera izuba nkaho muzabyitegereza muzabibona mwebwe muri Kigali hanyuma abaturiye ibishanga aka kazuba iyo kavuye ibiceri bivumbuka mu mazi bikajya imusozi bikajya kota kano kazuba ntabwo banyumvisha ntacyo reka mbwira abasore n'abakobwa kuri aka kazuba nibwo baba bari kwambara babadekora bakwe bari mu nzira baza ni ako kazuba na leta y'u Rwanda yarabihuye kuri aka kazuba baba babisikana bajya mu kazi kuri za ofisi babisikana ikintu kizakubwira ko umugore umugabo we yahembwe kuri aka kazuba asohora kagatebe bita agasohoka bukari akagatera hanze akamenya rwose ko icyayi se cyabonetse yiyicariye hanze ni kuri aka kazuba none icyo kinaragira ariko munyaganeza umubwira ngo akira agasusuruko kawe abantu batabishaka Imana izanye agasusuruko abantu bazirwanya Imana izanye agasusuruko muri iyi minsi irindwi fata ya mikrofone nkubwira akaririmbo kandi ubwo uhita unahaguruka uhaguruka tukaririmba duhita dusengere muri irindwi muri ingahe kukugereho manura uhaguruka dusengere muri irindwi ndagukeneye kumamana nijoro você